Ndagira ngo nongere mbatumire bwa kabiri kugira ngo dufatanye kwiga igitabo cya nyuma cyo muri Bibiliya ari cyo ibyahishuwe na Yesu Kristo. Ibyahishuwe na Yesu Kristo ni ihishurwa ryahawe intumwa Yohana nyuma yo gutabwa ku kirwa cya Patmos. Byabwiwe Yohana n'umumarayika. Twavuze ko ijambo byahawe ryakwitwa ibimenyetso, kuko ubutumwa bw'ibyahishuwe na Yesu Kristo bwahawe Yohana ari ubutumwa bwahawe ubwoko bw'Imana mu rurimi rw'ibimenyetso. Bisa nk'aho ari ubutumwa bwahawe ubwoko bw'Imana mu buryo bwa kode, kandi uburyo bwonyine ubwoko bw'Imana bushobora gusobanukirwa ubwo butumwa bwa kode no kugira imfunguzo zikingura iyo kode. Nababwiye zimwe mu mfunguzo, kandi ubu ndagira ngo mbabwire izindi dusesengura igitabo cy'ibyahishuwe. Reka mbivugiye rugikubita ko icyo ngiye gukora ari ugutangira iburiro cyangwa itangiriro ry'ibyahishuwe mu mwanya mutoya cyane ushoboka. Ibi rero byumvikane ko ari iriburiro gusa. Wanabyita uburyo bwo kumenya cyangwa gusoma ibyahishuwe. Nk'uko nabivuze dutangira kwiga izi nyigisho, iyi ni incamake y'inyigisho y'ibyanditswe. Incamake y'inyigisho y'ibyanditswe ni isomo rihuriza hamwe ibice byinshi bikaba ikintu kimwe. Incamake y'isesengura rya Bibiliya ni ukugerageza kureba impine y'ibice bitandukanye bya Bibiliya, ibice cyangwa ibitabo 66, no kukwereka uko bihuriza hamwe bikaba ikintu kimwe. Ubwo rero iyi ntabwo ari inyigisho y'ibyahishuwe inononseye, ni iriburiro gusa, incamake, impine, isesengura, rigaragaza uko ibyahishuwe bihamanya n'ibindi bitabo 65 byo muri Bibiliya, nuko n'ibyo bitabo 65 bindi bihamanya n'ibyahishuwe. Mu isesengura ryacu rya mbere ry'ibyahishuwe, nababwiye ko Bibiliya itangirana n'ihishurirwa. Bibiliya itangira iduhishurirwa ry'ukuri tutakwigira tumenya tutabihawe n'ihishurirwa ry'Imana. Ingingo y'iri jambo cyangwa ukuri ko guhishurirwa nuko hari ukuri kwihisha inyuma y'inyegamo, kandi ntabwo twakwigira tumenya uko kuri kwihisha inyuma y'inyegamo Imana yamutse idakuyeho iyo nyegamo. Mu byahishuwe, Imana ikuraho inyegamo maze ikatwereka ibyo tutakwigira tumenya ku bwacu cyangwa tutakwigira tumenyeshwa n'ubundi buryo bwose. Ukuri kwa mbere Bibiliya iduhamo ihishurirwa n'irema, itangiriro. Mbese byose byatangiye bite? Bibiliya isozanya gukurwaho kw'inyegamo, kuko ukundi kuri tutakwigira tumenya tudahishuriwe n'Imana n'ejo hazaza. Byose bizarangira bite? Mbese niki kigiye kuzaba? Ahatari ihishurirwa ry'Imana ntabwo twari kuzigera tumenya igisubizo cy'icyo kibazo. Hari ijambo rigaragara kenshi muri iki gitabo cya nyuma cya Bibiliya, ndi Alpha na Omega. Inyuguti ya mbere y'ururimi rw'Ikigiriki ni Alpha, iya nyuma ikaba Omega. Nuko rero kuvuga ngo ndi Alpha na Omega ni kimwe no kuvuga ngo ndi A na Z. Iryo jambo rikunda gusobanurwa nka n'igetangiriro n'iherezo. Iri ni ijambo rikwiriye kuba mu gitabo cya nyuma cya Bibiliya, kuko rihuza isesengura ryacu rya Bibiliya. Twahereye ku itangiriro. Iryo jambo itangiriro risobanuye inkomoko. Twahereye ku itangiriro kandi ubu tugiye gusoreza ku iherezo. Tugiye kugira ihishurirwa rya Yesu Kristo, niwe tangiriro n'iherezo, yahoze ari, n'ubu niwe, kandi azahora ari Kristo iteka ryose. Bumwe mu buryo ihishurirwa ry'itangiriro n'iherezo ritugaragariza buri mu gice cya 4 cy'ibyahishuwe. Rumwe mu mfunguzo zikingura kode y'ubu butumwa bwatanzwe mu buryo bwa kode bw'ibyahishuwe ni uru rufunguzo cyangwa iyi ngingo. Igitabo cy'ibyahishuwe cyanditswe mu rurimi rw'ibimenyetso, bivuze ko igitabo cy'ibyahishuwe ari igitabo cy'ibimenyetso. Twaganiriye ku ijambo umugani ubwo twigaga inyigisho za Yesu Kristo. Nababwiye ko ijambo umugani rigizwe n'amagambo abiri yo mu rurimi rw'Ikigiriki ariyo balo risobanuye kujugunywa cyangwa gushyirwa, n'ijambo para risobanuye iruhande rwa. Umugani ni inkuru cyangwa imfashanyigisho ishyirwa cyangwa ijugunywa iruhande rw'ukuri tuba turimo kugerageza kwigisha, kugira ngo dusobanukirwe ukuri kwigishwa na Yesu. Ikimenyetso ni iki? Ni kimwe na rya jambo ryo mu Kigiriki.
ni ijambo baro rivuze kujugunya cyangwa gushyira, ariko igice cya mbere cy'ijambo ry'ikiriki rivuze ikimenyetso risobanuye hakurya. Iyo ufite ikimenyetso uba ufite imfashanyigisho cyangwa inkuru ishyizwe hakurya cyangwa iruhande kugira ngo usobanukirwe ukuri kugaragazwa cyangwa kwigishwa. Izi mfashanyigisho azishyira mu bitekerezo byacu kugira ngo agerageze gusobanura ukuri. Ibyahishuwe ni igitabo cyuzuyemo ibimenyetso, ukuri cyangwa imfashanyigisho zishyirwa mu bitekerezo byacu, kuko umugambi ari ukuduhishurira Yesu Kristo uko yahoze, uko ari n'uko azahora. Urufunguzo rwa mbere twavuze ni Umwuka Wera. Ntabwo twasobanukirwa ukuri k'Umwuka tudafashijwe n'Umwuka Wera. Ibi biba ukuri cyane iyo tugeze mu byahishuwe. Ntabwo twazigera dusobanukirwa ibyahishuwe bivuga ibizaba tudafite urufunguzo rukuru ari rw'Umwuka Wera. Dushingiye kuri Yesu, ni inshingano y'Umwuka Wera y'umwihariko guhishura ukuri ko mu mwuka, cyane cyane ukuri ko mu mwuka kwerekeye ku bintu bizaza. Yohana igice cya 16. Nuko rero tureba kuri ejo hazaza ku bintu bigiye kuzasohora, tugomba kugira urufunguzo rukuru ari rw'Umwuka Wera. Iyo tubonye urufunguzo rukuru, Umwuka Wera, igikurikiraho tugomba gusobanukirwa nuko ibi bimenyetso byose biri mu byahishuwe ari ibimenyetso byo muri Bibiliya. Ikintu gisabwa kugira ngo dusobanukirwe ibi bimenyetso byo muri Bibiliya ni ukubibona no kubigenzura aho biri handi mu byanditswe. Iyo ubonye ibi bimenyetso byo muri Bibiliya ahandi mu byanditswe, cyane cyane iyo bisobanukiwe aho bigaragara bwa mbere mu byanditswe, ubwo uba ufite amahirwe menshi yo gusobanukirwa ibi bimenyetso aho bikoreshwa hano mu byahishuwe. Tuvuga kuri ibyo, twatanze urugero cyangwa imfashanyigisho igaragaza ingingo y'ibyahishuwe ariyo itangiriro n'iherezo. Umutambyi mukuru mu ihema ry'ibonaniro ryo mu butayu ndetse no mu ngoro ya Salomo yambaraga icyuma gikingira igituza, kandi muri icyo cyuma gikingira igituza habagamo imikufi 12 yahagarariraga buri muryango wo mu miryango 12 ya Isirayeli. Iyo umuryango w'ijuru ukingutse, mu gice cya 4 cy'ibyahishuwe, tubona intebe y'ubwami n'uyicayeho usa n'ibuye rya sarudiyo na yasipi. Hari n'umukororombya uzengurutse intebe y'ubwami usa na simaragido. Ayo mabuye y'agaciro niyo yari imikufi ihagarariye imiryango 12 ya Isirayeli. Amazina 12 ya Isirayeli afite ubusobanuro. Umukufi wa mbere wabaga uhagarariye umuryango wa Rubeni. Rubeni niwe wari imfura mu miryango 12, kandi izina rye risobanuye ngo dore umwana wanjye. Umuhererezi w'imiryango 12 yari Benyamini, kandi Benyamini risobanuye umwana w'ukuboko kwanjye kw'iburyo. Simaragido ni wari umukufi w'umuryango wa Yuda, kandi Yuda risobanuye gushima. Nuko rero mu rurimi rwiza rw'ibimenyetso, iyo umuryango w'ijuru ukingutse mu byahishuwe igice cya 4, ubutumwa buri mu Yuda wize byanditswe ndetse n'ibindi bintu yakuramo n'ubu. Dore umwana wanjye w'ukuboko kw'iburyo, mushime. Mu byahishuwe igice cya 4 na 5, tuhabona igihe cyiza cyo guhimbaza no kuramya kirimo kubera mu buzima butagira iherezo. Kandi kirimo kubaho ngaho nuko Imana Data irimo guhindukiza icyerekezo cyo gushimwa, ikikuraho icyerekeza ku mwana wayo, umwana w'intama usa n'uwatambwe. Imana iravuga iti, nimuramye umwana wanjye kubw'ibyo yakoze, bitewe n'uko yahoze, uko ari ndetse n'uko azahora, nimuramye umwana wanjye. Icyo nicyo mba mvuga iyo mvuze ko ibimenyetso byo mu byahishuwe ari ibimenyetso byo muri Bibiliya. Menya iki ibimenyetso byo muri Bibiliya bivuze ahandi muri Bibiliya, cyane cyane aho bigaragara bwa mbere. Subira mu Kuva igice cya 28 maze usome ubusobanuro bw'icyuma gikingira igituza cyambarwaga n'abatambyi, maze usobanukirwe iki ibimenyetso byo muri Bibiliya bivuze nubibona mu byahishuwe. Iyi mikufi ivugwa kuri uwo wicaye ku ntebe y'ubwami y'ijuru ni ibimenyetso byo muri Bibiliya. Ubwo ibimenyetso byose ari ibimenyetso byo muri Bibiliya, ubona icyatumye igitabo cy'ibyahishuwe kigirwa icyanyuma igihe bateguraga Bibiliya. Icyitonderwa kugira ngo umuntu asobanukirwe ibyahishuwe,
igitabo cya nyuma cya Bibiliya ni ugusobanukirwa ibitabo 65 bibanza byo muri Bibiliya. Niyo mpamvu bijya binsetsa iyo umuntu ugikizwa ambwiye ngo igitabo cya Bibiliya ashaka guheraho asoma ari ibyahishuwe. Akenshi ntabwo agisobanukirwa kandi impamvu urayumva. Ibi ntabwo biterwa gusa nuko ibimenyetso bimeze nk'inyandiko zo mu mwuka, ahubwo nuko ibisabwa kugira ngo usobanukirwe ibimenyetso ari ugusobanukirwa ibitabo bya Bibiliya yose bibanziriza ibyahishuwe. Mbona byari bikwiriye ko iki gitabo kigirwa icya nyuma mu ikusanyirizo ry'ibitabo ryejejwe. Hari ibindi bimenyetso byo muri Bibiliya nshaka gukoresha kugira ngo nsobanurire iyi ngingo y'ingenzi ivuga ko ibimenyetso byo mu byahishuwe ari ibimenyetso byo muri Bibiliya. Urugero, itegereza ko mu byahishuwe igice cya mbere ku murongo wa 4, igice cya 4 ku murongo wa 5 n'igice cya 5 ku murongo wa 6 havugwa imyuka 7 y'Imana. Jyewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu matorero 7 yo muri Aziya. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, biva no ku myuka 7 iri imbere y'intebe yayo no kuri Yesu Kristo. Kuri ya ntebe y'ubwami haturukaga imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, kandi amatabaza 7 yaka umuriro yamurikiraga imbere y'iyo ntebe. Ayo matabaza niyo myuka 7 y'Imana. Nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima 4 no hagati ya babakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe 7 n'amaso 7, ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi. Imyuka 7 y'Imana ni iki? Wari wigere wumva imyuka 7 y'Imana? Abantu bakunda guha agaciro cyane imibare yo mu byanditswe batubwira ko umubare wa 7 ari umubare wo kuzura. Ibi byaba bivuze ko imyuka 7 y'Imana ihagararira kuzura, ubugari bw'umwuka w'Imana, kuzura kw'Imana muri kamere yayo ikaba ari umwuka. Icyakora abanyeshuri ba Bibiliya benshi bavuga ko iri jambo imyuka 7 y'Imana ridusubiza mu buhanuzi bwa Yesaya. Imyuka 7 y'Imana ridusubiza mu buhanuzi bwa Yesaya. Mu gice cya 11 ku murongo wa 1 na 2 y'ubuhanuzi bwa Yesaya, igikomangoma cyangwa umutware w'abahanuzi yaduhaye ubuhanuzi bukomeye bw'imyuka 7 y'Imana, kandi ubwo buhanuzi busozwa n'intumwa Yohana mu byahishuwe. Mu gitsina cya Yesaya hazakomokamo agashami, mu mizi ye hazumbura ishami ryera imbuto. Umwuka w'Uwiteka azaba kuri we, uwo ni uwa 1. Umwuka w'ubwenge, uwa 2. N'uw'ubuhanga, uwa 3. Umwuka wo kujya inama, uwa 4. N'uw'imbaraga, uwa 5. Umwuka wo kumenya Uwiteka, uwa 6. N'uwo kumwubaha, uwa 7. Yesaya arimo kutubwira ko Mesiya azaza, kandi naza Yesu Kristo niwe uzaba kuzura kw'Imana, kandi Imana muri yo ni umwuka. Dushingiye ku byanditswe na Yesaya, Yesu Kristo azagaragaza ibintu 7 by'ubuzima bwuzuye umwuka cyangwa buyoborwa n'umwuka. Umukristo wuzuye umwuka ni iki? Umushumba wuzuye umwuka ni iki? Abantu benshi muri iki gihe basubiza bino bibazo bavuga ko umuntu wuzuye umwuka ari umuntu uvuga mu ndimi nshya. Jyewe nemera ko umuntu wuzuye umwuka cyangwa uyoborwa n'umwuka ari umuntu kubw'ubuntu bw'Imana ugaragaza ibintu 7 by'umwuka bivugwa na Yohana mu byahishuwe n'umuhanuzi Yesaya mu gice cya 11 cy'ubuhanuzi bwe nk'imyuka 7 y'Imana. Ubusobanuro ubuzima bw'iyi myuka 7 nk'uko Yesaya hanura ni ubuzima bwa Yesu Kristo. Ubwo intumwa Pawulo yavugaga ati, kandi ntimugasine inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Mu Efeso igice cya 5 ku murongo wa 18. Pawulo yarimo kudutegeka gusa cyangwa kumera nka Yesu Kristo. Usanga abayoboke ba Kristo benshi batinya kuba Kristo buzuye umwuka. Icyakora, mbese hari umuntu ugomba kutagaragaza ibintu 7 biranga umwuka byanditswe n'intumwa Yohana ndetse n'umuhanuzi Yesaya? Mbese tugomba kumera nka Yesu Kristo? Mu bimenyetso byiza byo mu byahishuwe, tubona amatabaza 7 ahagaze imbere y'intebe y'ubwami yo mu ijuru. Tubwirwa ko ayo matabaza 7 ahagararira imyuka 7 y'Imana.
nkunda cyane igice cya 5 ku murongo wa 6 havuga ngo, nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima bine no hagati y'ababakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe 7 n'amaso 7, ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi. Mu byanditswe, abanyeshuri ba Bibiliya bizera ko amahembe ahagararira imbaraga kandi amaso agahagararira ubwenge. Nuko rero icyo Yohana tubwira nuko uyu mwana w'intama wasaga nk'utambwe ari ishusho yuzuye y'umwuka w'Imana, kandi ko aya magambo y'umwuka w'Imana agaragaza kuzura kw'imbaraga z'Imana no kuzura k'ubwenge bw'Imana. Ubwo Yesu Kristo yatambwaga nk'intama, urupfu rwe rwari ishusho yo kuzura k'ubwenge bw'Imana no kuzura kw'imbaraga z'Imana. Umwana w'intama wasaga n'uwatambwe yari imyuka 7 y'Imana yagiye mu isi igaragaza Imana icyo ari cyo. Nuko rero ubwo Yesu Kristo yapfiraga ku musaraba, yari ishusho yo kuzura k'umwuka w'Imana. Icyakora ubwo Yesu yari hano ku isi, ubwo yavugaga ati, nigenzera n'ukuri n'ubugingo, muri Yohana igice cya 14 ku murongo wa 6, yari ukuzura kw'ishusho y'Imana, kuko yagaragaje neza imyuka 7 y'Imana. Ongera wumva ubuhanuzi bwa Yesaya bw'imyuka 7 y'Imana bwasohojwe mu buzima bwa Yesu Kristo no mu bimenyetso byiza byanditswe na Yohana mu gitabo cy'ibyahishuwe. Mu gitsina cya Yesaya hazakomokamo agashami, mu mizi hazumbura ishami ryera imbuto. Umwuka w'Uwiteka azaba kuri we, uwa mbere, uno umwuka wa mbere, umwuka w'ubwenge, uwa kabiri, n'uw'ubuhanga, uwa gatatu, umwuka wo kujya inama, uwa kane, n'uw'imbaraga, uwa gatanu, umwuka wo kumenya Uwiteka, uwa gatandatu, n'uwo kumwubaha, uwa karindwi. Ni muri Yesaya igice cya 11 ku murongo wa mbere. Umwuka w'Imana wari ingenzi cyane mu murimo wa Yesu Kristo. Ibuka ko ubwo twasesenguraga umurimo wa Yesu mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, bya bice bitangira byatubwiye ko ibibazo bya Kristo byahamije umwuka w'Imana. Kristo yayobowe n'umwuka kujya mu butayu kugira ngo ageragezwe na Satani. Yagarutse mu mbaraga z'umwuka. Yaravuze ati, umwuka w'Uwiteka ari muri jye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza. Muri Yohana igice cya 4 ku murongo wa 18. Nibyo koko umwuka w'Uwiteka yari muri we, yari kuri we, kandi yigaragarije neza muri we. Yesu yari afite umwuka wo kumenya, bivuze ko yari azi ijambo ry'Imana neza. Ubwo Yesu Kristo yageragezwaga na Satani mu butayu, yamusubirishije kumenya ijambo ry'Imana. Kandi yari afite n'umwuka wo gusobanukirwa, nk'uko yatwigishije mu mugani w'umubibyi. Ijambo ry'Imana ni imbaraga zikomeye, ariko ntabwo ryaba imbaraga zikomeye utarisobanukiwe, iyo ridacengeye ngo rijye mu bitekerezo byawe. Nuko rero umwuka wo gusobanukirwa ni ingenzi cyane, kandi Yesu yagiraga umwuka wo gusobanukirwa. Ubwenge ni ugushyira mu bikorwa ubumenyi. Ntabwo ari ugusobanukirwa kumenya gusa, ahubwo ni ugushyira mu bikorwa ubumenyi. Yesu yari afite umwuka w'ubwenge kuko yashyiraga mu bikorwa ijambo ry'Imana neza mu buzima bwe butagira icyaha. Aho Yesu yakuraga imbaraga nk'umwigisha, nuko mu bumuntu bwe yashyiraga mu bikorwa ibyo yigishaga byose. Yari afite umwuka wo kumenya n'umwuka wo gusobanukirwa, ariko kandi yanashyiraga mu bikorwa ibyo yari azi, aribyo byagaragazaga umwuka w'ubwenge. Umwuka wo kujya inama nawo uvugwa hano. Iyo Yesu yabwiraga abantu ijambo ry'Imana n'ishyira mu bikorwa ryaryo, yagaragazaga ko afite umwuka wo kujya inama. Niyo mpamvu yagiranaga ibiganiro byinshi n'abantu benshi. Ibi ngibi uyu munsi tubyita ubujyanama. Igihe yamaranye n'umugore ku iriba, cyangwa ubwo yamaranaga umunsi wose Yeriko na Zakayo, yarimo kugira inama abo bantu ubwo yababwiraga ijambo ry'Imana. Iyo ijambo ry'Imana ribwiwe abantu kugira ngo barimenye, barisobanukirwe, barishyire mu bikorwa kandi rijya inama, habaho imbaraga nyinshi. Ikiyongeyeho, umwuka w'imbaraga wagaragarijwe muri Yesu. Hanyuma hakaba n'umwuka wo kuramya. Ni koko Yesu yari umuramyi. Yesu Kristo yagaragaje umwuka wo kuramya. Bumbura Bibiliya yawe mu Isezerano Rishya, maze ushyire urutoki ku murongo wo mu bitabo by'ubutumwa bwiza. Ku murongo wari wo wose urasanga Yesu arimo kwigisha cyangwa gufasha abantu,
ababwira ibintu by'umwuka w'Imana, cyangwa uramubona ari ku musozi asenga cyangwa aramya Imana. Yesu yamaze hafi igice cy'ubuzima bwe bwose aramya, maze ikindi gice kimara akora umurimo w'Imana. Iyi minsi tubona imvugo yo muri Bibiliya, ariko ikoreshwa kenshi iki gihe kurusha uko yakoreshwaga no mu myaka 30 ishize. Iyo mvugo ni kuzura umwuka. Tuvuga ngo hari abakristo buzuye umwuka, hanyuma hakaba abandi bakristo bavugwa ko batuzuye umwuka. Icyo biba bishatse kuvuga nuko abuzuye umwuka bahora buzuye umwuka, maze abo bandi ntibuzure umwuka. Ubu ntabwo ari uburyo bwa Bibiliya bwo gukoresha iyo mvugo. Abantu bakunda kumbaza kenshi ngo wuzuye umwuka wera? Igisubizo cyanjye ni ntabwo ari buri gihe. Wese wuzuye umwuka wera? Nta muntu uhora yuzuye umwuka wera. Yesu we yahoraga yuzuye umwuka 100%. Ariko twebwe ntabwo duhora twuzuye umwuka wera. Twagombye guhora twuzuye umwuka wera, dutegekwa guhora twuzuye umwuka wera, twakuzura umwuka wera, ariko ntabwo nemera ko hari umuntu wavuga ko duhora twuzuye umwuka wera cyangwa ko tuyoborwa n'umwuka wera igihe cyose. Ntekereza ko ahandi haba urujijo iyi minsi ari iyo umuntu ari umukristo wuzuye umwuka wera, iyo itorero cyangwa umuvugabutumwa yuzuye umwuka wera, mbese yaba ameze ate kandi n'iki cyagaragaza ko yuzuye umwuka wera by'ukuri? Tubona ibisubizo bitandukanye by'ibi bibazo iyi minsi. Abantu benshi bavuga ko igihamya ari impano z'ibimenyetso, kandi batubwira ko igihamya cyo kuzura umwuka cyaba kugira umuco wo kuramya cyangwa gahunda runaka mu materaniro yanyu. Ubu bwaba uburyo wagaragazamo ko itorero ryanyu ryuzuye umwuka wera. Ntabwo nemera ko ari uko ibyanditswe byasubiza ibi bibazo. Iki cyanditswe cyo mu byahishuwe na Yesaya cyerekeye ku myuka y'Imana kitubwira ngo ntabwo ugomba guterwa ubwoba no kuzura umwuka, kuko ubaye wuzuye umwuka wamera nka Yesu. Ninde utakwifuza kumera nka Yesu Kristo? Yesu Kristo yahoraga yuzuye umwuka. Mbese ibi byaba bivuze ko yagiraga impano yo kuvuga mu ndimi nshya cyangwa indi mpano mu mpano z'ibimenyetso? Mbese byanditswe bivuga iki iyo bitubwira ko Yesu yahoraga yuzuye umwuka? Iyo byanditswe bitubwiye ko Yesu yari yuzuye umwuka, biba bisobanura ko yari afite umwuka w'Imana. Yagiraga ubusabane buhoraho n'umwuka w'Imana. Yari afite umwuka wo kumenya, yari azi ijambo ry'Imana neza. Yari afite umwuka wo gusobanukirwa. Ntabwo yasobanukirwaga ijambo ry'Imana gusa, ahubwo yasobanukirwaga n'abantu n'ukuntu ijambo rigomba gushyirwa mu bikorwa mu buzima bw'abantu. Yari afite umwuka w'ubwenge, umwuka wo kujya inama, umwuka w'imbaraga, kandi cyane cyane umwuka wo kuramya. Icyo nicyo gikorwa yakundaga gukora cyane. Kuri jye, iyi niyo soko yo muri Bibiliya igaragara cyane mu byahishuwe, imyuka 7 y'Imana. Imyuka 7 y'Imana ni ikimenyetso cyiza cyane cyo muri Bibiliya. Mu gice cya mbere ku murongo wa mbere dusoma ko ubwo Yohana yahamagarwaga ngo zamuka uze hano nkwereke ibikwiriye kuzabaho nyuma y'ibyo, ijwi ry'impanda niryo ryahajyanye Yohana. Iki ni ikimenyetso cyo muri Bibiliya, si cyo se? Ni ikintu cyutegereje kuzumva ibyo bikorwa bitandukanye byitwa kugaruka kwa Yesu Kristo bitangiye kuba. Ntabwo nzi uko wowe ukurikiranye ibyo bikorwa bizaba, ariko jyewe uko mbikurikiranya, ikintu nzi ko kizaba mbere ni ukumva impanda ivuga. Nkunda umuziki kandi nkunda impanda, ariko ntabwo nari nigera numva impanda izavuga nk'iyo nzumva uwo munsi. Hazavuga impanda itari yumvwa n'umuntu uwo ari we wese, kandi itangiriro ry'ibyo bikorwa byitwa kugaruka kwa Yesu Kristo, benshi batekereza ko bizabimburirwa no kuzamuka kw'itorero, bizabanzirizwa no kuvuga kw'impanda. Marayika Gaburiyeli azavuza iyo mpanda, kandi isi yose izayumva nivuzwa. Hari benshi bizera ko ijwi rimeze nk'iry'impanda ariryo ryahamagaye Yohana ngo zamuka, maze arazamuka. Ibi bituma kiba ikimenyetso cyo muri Bibiliya kivuga kuzamurwa kw'itorero. Imbere y'iyo ntebe y'ubwami yo mu ijuru, Yohana yahabonye inyanja y'ibirahuri. N'iki nacyo ni ikimenyetso cyiza cyo muri Bibiliya. Igihe cyose mu ihema ry'ibonaniro mu butayu cyangwa mu ngoro ya Salomo hahoraga igikarabiro aho umuntu yiyerezaga mbere y'uko yegera Imana. Wibuke y'uko umutambyi yajyaga hera
asize umunyabyaha ahagaze hanze, yabanzaga kujya ku gicaniro aho yashyiraga igitambo cy'umunyabyaha. Iyo icyo gitambo cyabaga kirimo gutambirwa Imana, we yajyaga ku gikarabiro cyasaga n'ibase nini, aho yakarabiraga akiyeza. Ubutumwa bw'icyo gikarabiro bwari ubu: banza wiyeze mbere y'uko ujya kuramya, cyangwa ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka, ninde uzahagarara ahera he. Iyo ni Zaburi ya 24 umurongo 3 n'uwa 4. Ubutumwa bw'igikarabiro bwari uko ugomba kubanza gukaraba cyangwa kwiyeza mbere y'uko wowe nk'umunyabyaha wajya imbere y'Imana. Hano mu Byahishuwe, itegereza ko inyanja imeze nk'isarabwayi. Mu yandi magambo, yari imeze nk'ibuye. Mu gitabo cy'Abaheburayo tubwirwa ko amazi ahagararira gukomeza kwezwa twese dukeneye mbere y'uko twegera Imana. Yesu yabwiye Petero muri Yohana igice cya 13 ati: uwuhagiwe nta kindi agomba keretse koga ibirenge ngo ababoneye rwose, namwe muraboneye ariko si mwese. Aho ni ku murongo wa 10. Niba waruhagiwe kuhagirwa ko gukizwa, ntabwo ukenera kongera kozwa ngo ukizwe iyo ucumuye. Bisa nkaho wiyuhagiye maze waba urimo kujya ahantu umukungugu ukajya ku birenge byawe bigitose ukakwanduza. Iyo ugeze iyo ujya icyo ukora ni ugukaraba ibirenge. Ntabwo wongera kwiyuhagira wese. Uko koza ibirenge, uko gukomezamo kwiyeza, nibyo bihagararirwa n'igikarabiro. Iyo ushaka kwegera intebe y'ubwami y'Imana, ugomba kumenya ko utayegera hatari igikarabiro. Noneho hano mu Byahishuwe, amazi yari yabaye nk'urubura, yari yabaye barafu, kuko iyi sarabwayi ihagararira guhora wezwa. Muri ubu buzima tubayeho, kwezwa kwacu nuko akanya gato. Dukeneye guhora twezwa mu buzima bwacu. Yesu yabwiye Petero ati: nintakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho. Aho ni ku murongo wa 8. Maze Petero aravuga ati: databuja, noneho ntunyoze ibirenge byonyine, ahubwo unyuhagire n'amaboko umese n'umutwe. Aho ni ku murongo wa 9. Iri jambo ngo ntacyo tuzaba duhuriyeho udakomeje kwezwa rigaragarizwa mu byanditswe mu gikarabiro. Ntabwo wakwegera Imana cyangwa ngo ujye mu kubaho kw'Imana udafite igikarabiro, uko kozwa guhoraho. Ariko hano mu Byahishuwe, igikarabiro ni inyanja y'ibirahuri. Igikarabiro ni inyanja y'ibirahuri imeze nk'isarabwayi, kuko kwezwa guhagararirwa n'iki gikarabiro guhoraho kandi kuruzuye. Mu Byahishuwe igice cya 5, itegereza ko hari ikimenyetso cy'igitabo gifatanijwe. Tubwirwa ko Yohana yumvise birimo kubera mu ijuru. Yabonye igitabo gifatanishijwe ibimenyetso 7, gifatanyijwe neza, kandi hashaka umuntu wagifatanura cyangwa wabumbura ibyo bimenyetso. Nta muntu wabonetse wari ufite ubushobozi bwo gufatanura ibyo bimenyetso. Ibi bidusubiza mu gitabo cya Rusi. Ibuka ubwo Bowazi yacunguraga Rusi. Bowazi yaguze Rusi aramucungura, amwishyurira imyenda yose maze aramurongora. Iyo umugabo yabaga umucunguzi w'umugore wa mwene wabo, imyenda y'uwo mugore yabaga ifatanijwe mu mizingo. Ntabwo uwo mugabo yabaga yemerewe gufatanura ibimenyetso cyangwa ingufuri maze akareba mu muzingo mbere y'uko agaragaza ubushake n'ubushobozi bwo gucungura uwo mugore. Mu yandi magambo, yagombaga kugaragaza ubushobozi afite maze akagaragaza ubushake bwe bwo kumucungura, maze ubwo nibwo yabwirwaga igiciro yagombaga kwishyura. Mu gice cya 5 cy'Ibyahishuwe, ingingo irimo nuko dukeneye gucungurwa, ariko nta muntu ku isi ufite ubushobozi cyangwa ubushake bwo gutanga ikiguzi cyo gucungurwa kwacu. Habayeho kurira kwinshi, kuko ari nta muntu wari ushoboye ndetse ushaka gukora uwo murimo ukomeye wo gucungura. Maze twumva inkuru nziza ngo: wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje, ngo abumbure amene ibimenyetso 7 bifatanije. Aho ni ku murongo wa 5. Dore ya magambo meza twaganiriyeho mu gitabo cy'Abalewi, mu gutegeka kwa 2, no mu gitabo cya Rusi, agira ati: ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bifatanije, kuko watanga ugacungurira Imana
abo mu miryango yose yo mu mahanga yose wabacunguje amaraso yawe. Aho ni ku murongo wa 9. Yamenye ibimenyetso by'icyo gitabo. Yamenye ikiguzi gikenewe kugira ngo ducungurwe, maze yishyura icyo kiguzi. Iyo umuryango w'ijuru ukingutse mu byahishuwe igice cya 4, dusoma ko hari intebe y'ubwami izengurutswe n'udutebe 4 ndetse n'utundi 20 twicaweho n'abakuru 24. Aba bakuru bagaragaza ubuyobozi bw'ubwoko bw'Imana. Nanone iki ni ikimenyetso cyo muri Bibiliya. Mbese uribuka ko Dawidi yagabanijemo umurimo w'ubutambyi ku buryo abatambyi 24 aribo bakoraga ku munsi? Abanyeshuri ba Bibiliya bemera ko aba bakuru 24 bahagararira ubuyobozi bw'ubwoko bw'Imana. Hari abavuga ko abakuru 24 bahagararira intumwa 12 n'imiryango 12 ya Isirayeli, ariko ibi hari ubwo byaba bidahuye neza. Ingingo igaragazwa n'ubuyobozi. Aba bakuru bari bambaye amakamba ya zahabu kuko birukanse neza bagera ku musozo kandi baratsinze. Bambaye imyenda y'imyeru, bivuze ko bari baboneye kugeza ku musozo. Buri umwe yari afite inanga, bivuze ko bari abaramyi. Bari bafite inzabya zuzuyemo imibavu ihagararira amasengesho y'abera babasengera. Aba bakuru bari abatsinzi kandi birukanse neza kugeza ku iherezo, kuko ubwabo bari abaramyi kandi abera barabasengeraga. Icyo nicyo cyangombwa cyo kwirukanka neza kugeza ku iherezo. Nigeze kumva abavuga ngo abakiya nibo birukanka neza bakagera ku iherezo. Kenshi ibi niko biba mu buzima bw'abayobozi bo mu mwuka. Ariko aba bayobozi birukanse neza kugera ku iherezo, kwirukanka neza ukwabwo bakagera ku iherezo ntabwo byari impanuka. Birukanse neza bagera ku iherezo kuko bari abaramyi, nk'uko bigaragazwa n'inanga zabo, kandi bagiraga abantu babasengeraga. Bari bafite inzabya zuzuyemo imibavu ihagararira amasengesho basengerwaga n'abera. Ndagira ngo mbisubiremo kugira ngo mbishimangire ko ibimenyetso byose ari ibimenyetso byo muri Bibiliya. Shakisha icyo bivuze ahandi biri mu byanditswe, cyane cyane aho bigaragara bwa mbere muri Bibiliya. Ubwo nibwo uri bufite amahirwe menshi yo gusobanukirwa icyo bivuze nubibona mu gitabo cya nyuma cyo muri Bibiliya. Uru ni rumwe mu mfunguzo zidufasha gukingura cyangwa gufungura kode y'ubutumwa bwiza bwo mu byahishuwe bwatanzwe mu buryo bwa kode buhabwa ubwoko bw'Imana. Ndagusaba ngo ugambirire kuzabana natwe ubutaha ubwo tuzaba turushaho guhishura ubundi butumwa bwatanzwe mu buryo bwa kode buri mu byahishuwe na Yesu Kristo. Mbega isomo ryiza! Muri inyigisho y'ibyahishuwe turimo kubona Yesu Kristo mu bwiza bwe bw'umuzuko, uwari warapfuye ubu akaba ari muzima, itangiriro n'iherezo ry'ibintu byose, ufite urufunguzo rw'urupfu n'ikuzimu. Ibuka ko Imana yasezeranije ko abasoma iki gitabo bose bazahabwa umugisha. Nuko rero turagushishikariza kuzaba natwe ubutaha ubwo tuzaba dukomeza inyigisho yacu nziza yo muri Bibiliya. Kora ibishoboka byose kugira ngo ube umugaragu udakorwa n'isoni, kandi wigishe ijambo ry'ukuri neza, ijambo ry'Imana. Kandi turagusabira ngo Umwuka w'Imana aguhe amahoro n'umunezero, kandi akuzuze ibyiringiro byose. Naho ubutaha.